Inshuti z'umurongo wacu Info France Rwanda, mfite umunezero mwinshi wo kongera kubaganirira. Ikiganiro mfite ni ikiganiro kigendanye n'iki gihe turimo, kandi igihe tubona ko mu Rwanda iwacu aho tuvuka hari inkuru nyinshi nziza cyane. Ni ukuri twumva ko hagiye kubera amanama, hakaba hagiye kubera inama ikomeye mu kwezi kwa gatandatu muri Kamena, izahuza ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza, ibihugu bigeze kuri 54 byose. Kubera rero umubano w'u Rwanda n'amahanga, murumva ni ukuri u Rwanda rugeze ku ntera yaho rwakira amahanga angana kuri, no kuvuga ngo ibintu bihagaze neza. Ubwo rero Info France Rwanda rwose si ugutanguranwa, ariko yavuze iti reka tubaganirire, reka tubabwire kugira ngo buri wese yitegura aho ari, ntabwo kwitegura mu Rwanda gusa, ariko natwe turi mu mahanga twitegure kugira ngo rwose tubane n'iwacu mu kwakira abashyitsi, mu kwakira abakuru b'ibihugu, mu kwakira za delegation zitandukanye, mu kwakira intumwa zitandukanye zizanye amahoro, zizanye iterambere, zizanye umunezero, zizanye umubano mwiza, zizasigira igihugu cy'u Rwanda imigisha myinshi, kandi nabo bakabona indi migisha bakuye mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu navuze nti Kayumba Jean Baptiste ngomba kubatoranyiriza ikiganiro cyiza cyane, ariko ngahera kuri bene wacu twicaranye hano mu mahanga, kugira ngo nabo be gutakubwa bakurikire. Ariko nkavuga nti bazageza he kubona ikibaye cyose bakanura amaso, kuko ikibaye cyose bakanura amaso akabashiramo, bakavugaguzwa. Izo ni intagondwa zo muri Diaspora Nyarwanda mbwira cyane, kandi agira ngo babyumve. Mu kubyumva rero ndababwira nti umva, hari imirimo myinshi yo gukora, hari ibintu byinshi abantu bahugiramo, hari abantu bakwegerana bakaganira ibintu byabateza imbere ndetse bakagira umunezero. Ibibera mu gihugu nabyo bikabanezeza, ibibera mu gihugu ntibababere ipfunwe, ahubwo umuntu yaba afitemo ubukererwe agashaka kugira ngo bwa bukererwe abukuremo. Nagira ngo mbwire rero izo ntagondwa zihaye guhagurukira igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwababyaye, u Rwanda rwabareze, u Rwanda rwababyariye ababyeyi, u Rwanda ni ukuri ngo byiduhetse twese, abari mu mahanga n'abari imbere mu gihugu. Umuco nyarwanda utwizeza ko abanyarwanda aho bari hose ari bene kanyarwanda, aho bari hose ikibereye mu Rwanda, kibaye ku munyarwanda cyiza cyose twakitabira, kikatubera imigisha, kikatubera amahoro, kikatubera umunezero. Ariko abanyarwanda bagitinyuka kugira ngo bajye mu duco two kugira ngo ikiza kigiye kuba mu Rwanda bakirwanye, bakivuge nabi, bagisebye, bagatinyuka ngo u Rwanda ntushobora kwakira abo bashyitsi. None se u Rwanda rutabakira, ni u Rwanda abo bari mu mahanga nibo bazabakira ko ari u Rwanda, ndetse mwebwe mutanahirukamo, mutanazi, mutazi ukuntu rwagutse mu byerekeranye n'iterambere, mu byerekeranye n'amazu, mu byerekeranye n'amahoteli, mu byerekeranye n'imirire, mu byerekeranye n'ubuzima, mu byerekeranye mbese ku mpande zose u Rwanda rwaragutse, u Rwanda rwateye imbere. Ndagira ngo mbabwire mwantagondwamo yuko akanya kagomba guhagarara aho ngaho. Mugira ipfunwe ry'iki? Ubu mwagize amagambo menshi, mwagiye gusebya u Rwanda muvukamo, mwagiye kuvuga ko ari butoya, mwagiye kuvuga ko nta bushobozi, mwagiye kuvuga ko bagiye kunguka. Ese bwo bungutse hari uko ratunguka? Ariko nzagerezayo kubabwira, kandi reka mbabwire, igihe kirageze cyo kugira ngo tubabwire, ariko namwe mushyire mu matwi yanyu. Kuvunira ibiti mu matwi ntabwo ari byo bizatuma muba abagabo. Kuvunira ibiti mu matwi ntabwo ari byo bizatuma ikibaye mu Rwanda rwanyu cyiza mwahaguruka ngo mukirwanye. Rega nta nubwo mushobora kukirwanya, ntibishoboka. None se ko u Rwanda ruyobowe n'abagabo, n'abategarugori biyemeje, bafite imbaraga, bafite urukundo rw'igihugu, bafite imigambi, bafite icyerekezo, bafite urukundo, bafite umubano mwiza n'amahanga, mwibwira ko iriya nama igiye kubera mu Rwanda ari kado? Ntabwo ari kado. Ni imbaraga u Rwanda rwakoresheje, n'imbaraga u Rwanda rwakoresheje, n'imbaraga u Rwanda rwashyizeho. Ni ukugira ngo reka mbabwire, nyamuneka ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kitoroshye, ni ikintu cyo gufatisha amaboko yombi, ni ikintu
cyo kugira ngo dusegasire. Ndabinginze ngo kugeza kuri isaha nutumvaga yumve, ngiye kumubwira kugira ngo mwese mwumve, nuko u Rwanda ubu rugeze aho buri wese ahamagarirwa kugira ngo agendane narwo n'iterambere yarwo, agendane narwo n'umubano n'urukundo rukunzwe hanze, rukunzwe n'abanyarwanda. Cyo ni ikintu cyiza cy'umwihariko. Iyo ni ingingo ya mbere. Iya kabiri, niba umukuru w'igihugu yatubwira ati u Rwanda ruzubakwa n'amaboko y'abana barwo, abana barwo ni twe, abari mu mahanga twihereho, ariko n'abari imbere mu gihugu. Abari imbere mu gihugu baritanze pe, n'ubu kandi baritanga, bariyemeje ntibazasubira inyuma, ariko noneho natwe abari inyuma mu gihugu, abari inyuma y'igihugu, turasabwa kugira ngo dutere ikirenge mu cya bene wacu, mu banyarwanda bene wacu bari imbere mu gihugu. Ni ukuvuga ngo indirimbo iterewe hariya turagomba kuyikiriza, kuko hariya umva ngira umugisha, kuko mu minsi ishize nahanyarukiye mu nama, nubwo ntahatinze, ariko ibyo nahaboneye ni umugisha, ni umunezero, mbega kubitaka birakwiriye, kubivuga birakwiriye. Kandi ikindi, reka mbabwire abanyarwanda bene wacu, bavandimwe kandi inshuti, niba hari ikinego wumva ufite mu Rwanda, ntabwo ari icyo kinego kizakurwaho nuko ugiye kuruvuga nabi. Ntabwo icyo kinego kizakurwaho nuko uvuze ngo u Rwanda se ruzashobora kwakira ziriya ntumwa zose zizaza. Ibyo ntibikureba. Bo biyemeje kurwakira, bafite ubushobozi, kandi n'ubu barabuvuga. Kurikira wumve munyarwanda, usa no wihaye akato, ukiha ibintu byo kunegagura gusa, ukiha ibintu by'amagambo, ibintu upapira, ibintu ndetse yenda kamere yawe ya kera idashaka kukuvamo. Nge ndakwinginze ngo iyo kamere ihagarare uyu mwanya, ndakwinginze rwose, kandi ndabigusabye, kizaho n'imbaraga ngo hagararira aho ngaho, kuko urati igihe cyawe. U Rwanda rwarahagurutse, ntiruzasubira inyuma. Ahubwo rukeneye abandi nanone bagendana narwo mu gutera imbere, ariko ntirukeneye abanyarwanda bagenda baruca intege, bagenda barusubiza inyuma. Icyo ntikizigera kibaho, ntarwo kizigera kibaho mu gihe cyose Imana ikirambitse ikiganza ku Rwanda n'abaruyoboye n'abanyarwanda ubwabo. Reka mbabwire, iki kiganiro ntabwo kibuze kuba kirekire, kuko ni ikiganiro cyo kugira ngo twese, umunyarwanda uri imbere aba bamaze kubyitegura, ariko natwe bari mu mahanga b'abanyarwanda bemera u Rwanda rwacu, bemera ko turi abanyarwanda, ukumva ufite ifiyeri yo kuba umunyarwanda. Ndakuraritse ngo nawe utange umusanzu mwiza, utanga umusanzu mwiza, kuko gukora neza ntabwo bihwanye no gukora nabi. Ukora neza, ya neza akaba ari nko kubiba ukabisanga imbere. Ukora nabi nabwo bigasa no kuba imbuto mbi, nanone ugasarura ibibi ukabisanga imbere. Ubwo niyo mpamvu guhitamo bikwiriye. Kandi mbona abo mbwira, uretse cyane ko nk'agatsiko ka Nahimana Thomas wagize n'ipfunwe ry'uko bamwatse upadiri, ndetse ku bibazo byinshi nabyo yateje kiliziya mu maparuwasi yarimo, akahangiza abagore, akabangiza abakirisa, akabangiza ibintu byose akabyangiza, umutungo wa kiliziya wose akabangiza, yagera hanze bikamwangira, noneho akareba ibyo yakoramo kugira ngo ave mu isoni, agashyiraho agatsiko akakita ngo ni guverinoma, bya bindi by'abaringa abantu bashushanya bagashyira hari, akifotonyeza n'abagabo n'abagore, akabita ngo ni ba minisitiri. Ariko se Nahima, kutagira isoni ntunamwara, wakwita abantu ngo ni ba minisitiri bafite iyihe portefeuille? Ba minisitiri na Munagana. Nahimana, jya ukorwa n'isoni, jya wicara uvuga uti ibi ndimo ni fake, ni rien, ni zero. Niyo mpamvu navuze nti aya magambo muri kuvugaguzwa, kubera ko u Rwanda rugiye kwakira intumwa z'ibihugu 54, ibihugu bivugwamo ururimi rw'Icyongereza, ndetse n'abavuga igifaransa nabwo bazagira igihe cyabo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo mu Rwanda hakwiriye amahoro, ntabwo hakwiriye induru. Ko n'abanyarwanda bari hanze aribo bari mu nduru. Induru zanyu zizashira ryari? Induru zanyu zizahagarara ryari? Muzitabira iterambere ryari? Kandi ibyo murimo birabakereza, ntibibwira ko u Rwanda rukererwa. Abanyarwanda ntibashobora gukererwa kubera mwebwe. Ntabwo ngiye kuvuga ikinyarwanda nacyo kitameze neza, ariko mwibuka ryatungo ngo riragira gute, rirasakuza rikagira gute muri bwa buryo bwaryo, ngo ariko ntirusha abakomeje kugenda bakigendera. Abo muzungu yaravuze ngo le chien aboie et la caravane passe.
cyo ni igifaransa kandi mwicaye mu Bufaransa naho Imana we nabashaste babicanyi batari hano ubwicanyi bwabo bayogoje abantu muri 94 bagahera kuri kwafite banyirasenge bagahera ku miryango bavukana umwana w'imyaka ingahe wiga muri petit seminaire nubu akaba kikomeje ububi bwe nagira ngo ubwo bubi icyo muzasarura muzamukibona mu minsi mike. Ayo magambo rero muvugaguzwa kubera ko u Rwanda rugiye kugira umugisha wiyongeye ku migisha rufite rugiye kwakira inshuti ntabwo ari muzatuma batakira inshuti z'u Rwanda ntibishoboka ahubwo mwakabaye beza muri bamwe bakira za inshuti z'u Rwanda ndetse mukagiramo imyanya mugakoramo imirimo uretse ibyo bintu bya feke mwirwa mufindafinda ngo mufite amaguverinoma y'abaringa muri aho ngaho bidafite shinge na rugero mukavananamo mugasezerana ibintu bimwe mukabyica. Ndareka mbabwira Info France Rwanda twariyemeje ikibi tuzagikuvuga kiveho ubugome tuzabutangaza buveho ariko ikiza tuzagisigagiza kandi tuzakivuga ko kiri. Ubushize navuze ngo nta wivuga amabi ameza ariho ariko ibyo mukora ni bibi ntabwo mwavuga ngo hari byiza mukora cyo kora mushobora gukora ibyiza mushobora no kuvuga amagambo meza yandi yubaka yandi afatanyije n'abandi yandi agendanye n'abandi ku buryo mu magambo meza namugwanye mwazahemberwa. Kandi iyo umuntu akoze ibyiza biramunezeza biramushimisha ariko iyo umuntu akoze ibibi bimubera bibi nyine kandi binaguhindura mubi. Nibuka ikiganiro nababwiye igihe navuga ngo umubi abiterwa n'ibibi afite muri we ibikorwa bibi bihindura nyira byo mubi. Burya ububi bugaragara inyuma kubera ko n'imbere haba huzuye ububi gusa. Ndagira ngo rero duharanire ibyiza banyarwanda turi hanze dukora imirimo myiza u Rwanda rwacu turuharanire nk'uko abandi baruharanira turuteze imbere nk'uko n'abandi baruteze imbere kuko n'ubundi naho ashaka kugira ngo rudindize suri umwe wahera hehe babiri batatu mwahera hehe se niba rutuwemo na miliyoni zirenga 12 ubu ngubu ziri hafi ndetse kuba 14 kubera ko abanyarwanda bameze neza bararya baratunganiwe bafite ubuzima bwiza bafite abaganga bafite abarimu bafite abagoronome bafite ndetse abarezi bafite abayobozi mu nzego zose kandi babakwiriye babashimishije banabyigiye n'abana mu kwiki gihe n'abasore bita ngo ni banyarwiyemeza mirimo. Ubwo rero murumva ko byanze bikunze icyo nababwira reka mbabwire bene data kanyarwanda abanyarwanda twese duhuriye hamwe twonse ibere rimwe ry'u Rwanda icyatubera cyiza nuko aho turi twese twakwiyumvamo nk'abanyarwanda nk'abavandimwe nk'inshuti tugaharanira icyateza igihugu cyacu imbere tugaharanira icyateza u Rwanda imbere abanyarwanda bose imbere kuko niba turi mu mahanga ntabwo turi mu mahanga ngo u Rwanda twaruvuyemo harimo atinyuka bakaba ngo ntacyo mwarusizemo byinshi kuko umurage wacu gakondo yacu umuco wacu ni kinyarwanda ni kanyarwanda ntabwo bizigera bisubira inyuma ntabwo bizigera bikuvamo naho waba wagira nationality ijana ntabwo nationality y'umunyarwanda ntizigera ihanagurika naho wagenda ukavuta muyikureho nose bayikura bakayikura no ku maraso. Niyo mpamvu nagira ngo tuvuge amagambo yubaka amagambo meza amagambo ateza umubano mwiza asabanya abanyarwanda n'abandi atabacimwe ibice atabatera ipfunwe. Nkumva ko ubu mu gusoza iki kiganiro reka mbibwira ijambo rikomeye cyane reka duharanire icyaduteza imbere atari icyadusubiza inyuma. Reka aho turi ijambo ridusohotsemo ari ryo kubaka mugenzi wanjye nk'umunyarwanda turi kumwe ariko muri diaspora dufitemo inzego nyinshi dufitemo za organisation nyinshi izo za organisation nyinshi reka zijye zitugirira akamaro reka tujye tuzihuriramo maze dushaka aho icyaduteza imbere kurusha icyadusubiza inyuma kandi nitwe tuzahungukira nta wundi muntu uzahungukira ninge kayumba uzahungukira ku bikorwa byiza nzaba nakoze ku nyubako nziza nzaba nubatse ku magambo meza nzaba navuze nawe nicyo nkurarikira nicyo nkwingingira kugira ngo umunsi nkwumva iki kiganiro uhagurukire gukora ibyiza ibibi ubireke rwose ntacyo bizakumarire uretse kukudindiza no kuguteranya n'u Rwanda rwawe n'abavandimwe n'inshuti n'abayobozi b'u Rwanda kandi iryo pfumu akaba ari uryikorera. Ubu rero nagira ngo twinjire muri weekend dukomeze weekend iryoshye dukomeze weekend ifite umugisha n'umunezero dukomeze weekend
mbona tutatekereza ibibi, tutifuza ibibi, ndetse noneho u Rwanda rwacu tukerezayo inkunga zitandukanye. Icyo ukoze cyose cyiza ni inkunga wohereje. Uvuze uti ngiye gusengera bariya bashyitsi bazaza, iyo ni inkunga ikomeye. Uvuze uti ngiye koherezayo yenda nk'ikimasa bazakibagire ku murenge cyangwa hano, ni inkunga ikomeye. Uti nyana nyohereza umuntu runaka cyangwa se ishimo runaka, envelope runaka, nicyo nabararikira, aho kugira ngo tubashyigikire mu bikorwa bibi. Twicaranye hano hanze muri diaspora yo hanze, reka tugire ibikorwa byiza bituranga nk'abanyarwanda, igihugu cyacu gitera imbere, kandi giteye imbere turatambuka neza hose, nta pfunwe, nta gomwa, kandi twese tumeze neza. Nagira ngo mbifurize ibihe byiza, mbibutsa ko ku murongo Info France Rwanda, nyamuneka mugiye hari ahantu mushobora gukanda kugira ngo muyaboneshe, mukore subscribe kugira ngo ndetse musaranganye, mukore share, ikiganiro kibonye cyohereze n'undi, igitekerezo yakibonye kitwoherereze, kugira ngo twubakane, kugira ngo dutere imbere, tugira ngo abanyarwanda nyabanyarwanda, apana twubaka udutsiko twaturi tumeze nk'utw'abana batazi bagitoba kondo, batarasobanukirwa n'ibintu ibyo ari byo. Reka dukuremo, nyamuneka muranyumva ba Matata, muranyumva ba Nahimana, muranyumva ba Shase, muranyumva n'abandi bose. Reka dukore ikintu cyiza kizaturyohera kandi kizadushimisha. Imana ibagirire neza, mbifurije ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza. Info France Rwanda ibifurije amahoro n'imigisha y'Imana, no kubana neza no gusabana nk'abanyarwanda, ari byo byonyine bizaduhesha ishema, kuko ibi ntabwo bizigera biduhesha ishema na rimwe. Murakoze. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzongera tuganire, ariko mufite ibitekerezo mu bitugezeho. Ndabashimiye. Kayumba Jean Baptiste.